ihame ry'umunsi. Turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi: ntugafate icyemezo mu bihe bibi. Igihe urakaye, igihe ubabaye, si cyo gihe cyiza cyo gufata icyemezo. Yakobo 5:13. Mbese muri mwe arimo ubabaye nasenge, harimo unezerewe naririmbira Imana. Yakobo atanze inama ngo niba ubabaye senga, niba wishimye ririmba. Matayo 12:37 aravuga ngo amagambo uvuga niyo azagutsindishiriza, ngo kandi amagambo uvuga niyo azagutsindisha. Jya ugerageza igihe ubabaye, niba unaniwe gusenga ceceka, banza ushire uburakari. N'igihe wishimye cyane, Yakobo aravuze ngo ririmba. Igihe unaniwe kuririmbira Imana, iseka basi. Abantu bandika ibitabo by'abahanga bajya bakunda kugenda bagerageza kugenda basanisha ibintu by'ubuzima nk'ibi, ariko Bibiliya nayo ibitanze imirongo. Niba utabasha gusoma ibitabo by'abanyabwenge, nibuze gerageza ukurikirane ihame ry'umunsi, ukurikirane ijambo ry'Imana tukugezaho buri mu gitondo. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe iri mu bigize amahame. Shalom.